bayita naked wolf. Naked ubwo bishatse kuvuga no kuvuga ngo ni namenya mu wafu gusa. Oya no kuvuga ngo ni amara y'ikirura. Amara y'ikirura. Wayiguza ngaho igifu cy'ikirura. Ubwo inkweto igura ngahe man? Inkweto ni 50,000 by'amanyarwanda. Y'amanyarwanda niyo nayiguze. Ipantaro yitwa ni niyo ejo bundi inkweto nta nubwo ziramara amezi abiri. Zimaze ukwezi zisohotse. Nayo iyo ipantaro yitwa? Iyi pantaro bayita rurimba. Ihagaze ngahe? Iyi rurimba yanjye nayiguze 35. Iyo shati kitwa? Iyi shati nayo nayiguze, ishati yo nayiguze 25. Kicitse? Nayiguze icitse. Yari icitse umuntu nyine. Mani ko waguze imyenda ishaje bite? Yari icitse umuzungu ishaka kugera ku mwirabura. Wo muri entertainment. Iyo saha yitwa ngo iki? Iyi saha bayita ice. Ice. Iyi ni ice. Kama irabara. Iyi saha irabara toni nashyashya mani. Reka ntago abasani twambara isaha ibara. Iyi saha irimo nuze Absol ntago ubibona. Wa muraperi yavuze ngo ntago twambara amasaha. Ngo iri konyereka ngo hano gutya ni muri Nyungwe. Hano ngo ni muri Gishwati. Hari hakurya ni kwirebero. Ahangaho inyuma Nyanza. Ikaba ihagaze amafaranga ngaho ubwo? Iyi ni amadolari 35. Nose mani iyo wambara ikibanza ugatembera ntabwo uba ufite? Ntabwo waba mfite ngewe. Ntabwo waba mfite kubera ko buriya amafaranga aberaho kuyaryohamo kubera ko n'ubundi urayahunika ugasanga uri kuyabikira abandi. Ugomba kuyaryohamo mu gihe ugihumeka kozi nta sezerano ufitanye n'Imana y'igihe uzamara ku isi. Niba ufite ibiceri byawe ukabona wenda ufite nka basic warubatse nk'inzu ufite imodoka yo kugendamo muri banki nawe byo bahereza make baba bayabitse urumva. Ari ntuyahisha umugore niba ufite umugore uyamwereke kuko n'igihe upfa ufite n'imitungo wagiye ufatanya n'abandi bakoboyi noneho ugapfa umugore wawe atabizi. Ibyo bintu nabyo abantu bagomba kubyumva bibabwira. Niba ufite umugore ntukamuhisha imitungo yawe. Nuba ufite amahirwe mukaba mwarabyaranye imitungo niye n'abana bawe kuko isaha ni isaha wacomoka urumva ugasanga ibyo ufatanyije na runaka ibyo ufatanyije na Gaspari yarabyiririye abana baje bakirwa isazi ziri kubagwa mu maso urumva. Rero jya ubisobanura urumva ubivuge famille yabimenye urumva kugira ngo bazamenye naho babibariza. Rero nicyo kintu nkubwira mu buzima niba wiyambariye neza ukarya neza ukaba ufite inzu yawe wenda waragize amahirwe yo kuyubaka. Abantu byananiye ni benshi, hari abasaza bagize imyaka 102 hano muri Kigali no mu Rwanda batarubaka. Abantu ni benshi, abo bantu ni benshi baruzuye. Niba rero wagize amahirwe yo kubona umuduga wo kugendamo cyangwa ukabona ubushobozi bwo gufata iyo bike cyangwa si iyo modoka ukabona uburyo yishyura mu gihe imvura iguye ukagera mu rugo ugatamo umuceri wawe ukarenza igishyimbo bita mutiki urumva kabiri mu cyumweru ukabona ibonye ibikomere n'inyama ukabona umugore yatogosheje igikomere urumva. Juvuga uti alhamdulillah nabil hamani na hamini urumva Allah subhanahu wa ta'ala. Ngende umusiramu umurokore ndo murakoresha musiramu wae uretse kuba naraturanye nawe mu biryo ubundi ngiye n'aba musiramu ryaye. Ubwo nyine wo umwisiramu kwipiraho? Ndo umwisiramu kwirayidi. Mugiye kurya ipiraho? Ndo umusiramu kwirayidi indi minsi yose ndo muporo. Kufite amadini menshi? Nta kibazo ibyo ni idini nyine ry'abavandimwe duturanye. Kama iyo uvuye mu rugo imyambarire wambaye uyihitirwamo n'umudamu cyangwa n'uyihitaramo? Oya ntago umudamu yaragira igihe cyo kumpitiramo imyenda kuko ntago ndaba umusaza kandi ari umufasha. Nimara kuba umusaza nzarambura amaboko bankenyeze ariko ubu ndakiyobora ndacyafite imbaraga ikindi nakuriye street ibintu bijyanye n'icyangwe ndabisobanukiwe. Ntago rero umudamu yaba uyu munsi ambwira ngo ambara gutya cyane cyane ko n'ibyangwe niyambarira ari ibyangwe bya street byo guhostinga urumva ni style nyine z'abasanitu. Kereka wenda tugiye nko mu gikwe ntago natamodeshire tugiye mu gikwe no gutamo agasute n'iki n'agakweto k'injwiri urumva n'agapantaro ka sonda tete. Agakweto k'injwiri? Inkweto y'injwiri agapantaro ka sonda tete ugatutamo n'agasuti. Ubwo hari niya marende? Iyo uvuze ngo ari inkweto y'injwiri haba ari niya marende. Yes, ndagusuhuje nkwifurije igitondo cyiza bukeye ndetse nawe bugorobye nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Dushimiye we wakoze subscribe, tugushimiye wowe utanga ibitekerezo, dushimiye wowe bana natwe umunsi ku wundi. Commentaire yawe nziza turayishimye, nimbi yawe turayishimye kuko umuntu atanga ibyo afite. Nkwifurije rero umwaka mushya wa 2025 uzababera umwaka mwiza, umwaka w'ibyishimo, umwaka w'amahoro. Ibyo utabonye muri 24 uzabibone ndahanuye mu izina rya Yesu. Rero ndi kumwe n'umu legend, umustar
yitwa Kamaro. Turakwakiriye brother. murakoze cyane wamfura we. Wiyegereze mic dukwakwanye chapu. babita Ineza Live TV. Ineza Live TV. We are welcome. None simwe muje muti. Twebwe nyine natwe tumarutse nka yamvura. Muje muri entertainment yo mu Rwanda, muje guhangana, muje guhotinga ba Jackie na ba Skyto na ba Kamaro. Ako mane Jackie cyangwa muje nkuko Buskete yaje tukongera tukamubura. Oya twebwe twabasuye bro. Twabasuye man Nairobi tumeze fresh, twabasuye hagati aho ngaho umwaka mushya. Wowe ibera Nairobi. Nibera Nairobi hano yitwa Kasarani. Umwaka mushya twese kabisa. Umwaka wosoje ute? Umwaka nawushoje neza. Umwaka nawushoje mfite stock mu rugo. Umwaka nawushoje mfite icyangwe. Madamu wanjye yambaye neza, abana n'abagura imyenda mishyashya. Udukweto, udukanzu twa papa rankunda. Mani wumve ngo men nari meze neza, nari meze nk'umwuzukuru wa Mandela. Wari umeze fresh. Kama uyu mwaka rero ni ikintu wagusigiye mudushaka kwibagirwa. Uyu mwaka ikintu wasigiye ndashobora kwibagirwa. Umwaka ushize nari mfite umwana nabyaye hanze arapfa. Yalla nicyo kintu umwaka wamariye kibi cyane. Ariko nyine buri wese azapfa man. Kandi buri wese azapfa. Hari umuntu nabonye avuga ngo wagize amahirwe mama wawe ntakoremo inda. Ukavuka. Ibirere byategereje n'iby'urupfu. N'iby'urupfu. Rero Kamaro ku bantu batamuzi n'ubwa mbere tumwakiriye kuri Ineza Live TV. Kamaro ushaka kwivuga gute ni muntu cy'ubundi? Kamaro ni umukoboyi. Wikundira abantu. Yegereza kamikoro kuntu. Ni umwana mwiza. Arakara vuba akibagirwa uburakari vuba. Akunda abantu cyane ariko akunda kwiyegereza abantu. Nubwo nyine mu bantu habarimo abadashobotse. Hanyuma nkaba ndi umuhosta, umwe mu bantu bahuriza abantu mu tubyiniro cyangwa se mu tubari n'amahoteli. Nkaba ndi umwe mu bantu bamaze imyaka 15 muri industry ya entertainment yo mu Rwanda. Nkaba ndetse ndi umwe mu bapaparazi bakoze hano mu Rwanda, bafashe ifoto ibyamamare byo mu Rwanda, abahanzi bo mu Rwanda batandukanye kuva muri 2010. Yego nari mpari. And this time I'm still right here. Okay. Kama iyi myaka 15 maze muri industry. Wayikuyemo iki? Nayikuyemo experience, nayikuyemo nta by'imitungo njyamo. Imitungo ntabwo yanyitekerezaho cyane. kubera ko abantu bakubaza imitungo yabo bahishi yabo. Urumva? Nayikuyemo experience. Nyikuramo no kumenya kwitwara neza ku bantu. No kwitwararika no mu mategeko. Until now sindafungwa. Kandi nabaye muri iyo showbiz kuva icyo gihe kugera uyu munsi. Nta kesi urahura nayo. Nta kesi ndahura nayo. Ituma njya mu gihome cyangwa se ngo itume njya guhatwa ibibazo mu mategeko. Ntayo. Urumva rero hari big thing. Urumva hari ikintu kiba cyarambayeho kinini. Ndetse n'Uwiteka akabimfashamo. Ndabyumva rwose. Urumva rero experience yanjye ibihari kuko burya iyo umuntu agerageza kubaho imyaka 15 akigaragara nk'ari innocent muri ibintu bya showbiz, haba harabayeho kwigengesera gukabije. Mane ko wigengesera cyatare bya danger tu. Bya danger kabisa. Umuntu bita Skyto asobanuye iki kuri wowe? Skyto ni impanga yanjye. Ni impanga yanjye mu buzima bwa street. Ni impanga yanjye mu buzima bwa kivandimwe. Niko kuntu mufata. Ni umuntu twatangiranye urugendo, nako namutanze mbere, yaje nyuma gato, ari nanjye urumuzanyemo. Ariko nawe aza kugira editorial line nziza ituma nawe uyu munsi yitwa umugabo kandi akanentertaininga abantu bakabyumva bakanabikunda. So niyo mpamvu twakomeje kuba turi in touch. Urumva dukomeza kuba turi close. Dukomeza kuba turi friend, turi abavandimwe. Urumva turi na street hustles boy. Okay, twihuse. Inkweto wambaye yitwa gute? Bayita naked. Naked wolf. Naked ubwo bishatse kuvuga? No kuvuga ngo ni namenya mu wafu gusa. Oya no kuvuga ngo ni amara y'ikirura. Amara y'ikirura. Wayiguza ngaho? Igifu cy'ikirura. Ubwo inkweto igura ngahe man? Inkweto ni 50,000 by'amanyarwanda. By'amanyarwanda niyo nayiguze.
ipantaro yitwa ni niyo ejo bundi inkweto nta nubwo ziramara amezi abiri zimaze ukwezi zisohotse. nayo iyo ipantaro yitwa iyi pantaro bayita rurimba. ihagaze angahe? iyi rurimba yanjye nayiguze 35. iyo shati kitwa iyi shati nayo nayiguze, ishati yo nayiguze 25. kicitse ye nayiguze icitse. yari icitse umuntu nyine. Imana iko waguze imyenda ishaje bite? yari icitse umuzungu ishaka kugera ku mwirabura. Wo muri entertainment. iyo saha yitwa ngo iki? iyi saha bayita ice. iyi ni ice. Kama irabara. iyi saha irabara toni nashyashya mani. Reka ntabwo abasani twambara isaha ibara. iyi saha irimo nuze Absol ntabwo ubibona. Wa muraperi yavuze ngo ntabwo twambara amasaha. iri konyereka ngo hano gutya ni muri Nyungwe. Hano ngo ni muri Gishwati. hari hakurya ni ku Irebero. ahangaha inyuma Nyanza. ikaba ihagaze amafaranga ngaho ubwo? iyi ni amadolari 35. nose mani iyo wambara ikibanza ugatembera ntabwo uba ufite? ntabwo waba mfite ngewe. ntabwo waba mfite kubera ko buriya amafaranga aberaho kuyaryohamo kubera ko n'ubundi urayahunika ugasanga uri kuyabikira abandi. ugomba kuyaryohamo mu gihe ugihumeka kozi nta sezerano ufitanye n'Imana y'igihe uzamara ku isi. niba ufite ibiceri byawe ukabona wenda ufite nka basic warubatse nk'inzu ufite imodoka yo kugendamo muri banki nawe bajya bahereza make baba bayabitse urumva. ahandi ntuyahisha umugore. niba ufite umugore uyamwereke kuko n'igihe upfa ufite n'imitungo wagiye ufatanya n'abandi bakoboyi noneho ugapfa umugore wawe atabizi. ibyo bintu nabyo abantu bagomba kubyumva bibabwira. niba ufite umugore ntukamuhisha imitungo yawe. nuba ufite amahirwe mukaba mwarabyaranye imitungo niye n'abana bawe. kuko isaha ni isaha wacomoka urumva ugasanga ibyo ufatanyije na runaka ibyo ufatanyije na Gaspari yarabyiririye abana baje bakirwa isazi ziri kubagwa mu maso urumva. rero jya ubisobanura urumva ubivuge famille yabimenye urumva kugira ngo bazamenye naho babibariza. rero nicyo kintu nkubwira mu buzima. niba wiyambariye neza ukarya neza ukaba ufite inzu yawe wenda waragize amahirwe yo kuyubaka. abantu byananiye ni benshi. hari abasaza bagize imyaka 102 hano muri Kigali no mu Rwanda batarubaka. abantu ni benshi. abo bantu ni benshi baruzuye. niba rero wagize amahirwe yo kubona umuduga wo kugendamo cyangwa ukabona ubushobozi bwo gufata iyo bike cyangwa se iyo modoka ukabona uburyo yishyura mu gihe imvura iguye ukagera mu rugo ugatamo umuceri wawe ukarenza igishyimbo cya bita mutiki urumva. kabiri mu cyumweru ukabona ibonye ibikomere n'inyama. ukabona umugore yatogosheje igikomere urumva. jya uvuga uti alhamdulillah nabil hamani na hamini urumva. Allah subhanahu wa ta'ala. ngende umusilamu w'umurokore. ndo murakoresha umusilamu wawe uretse kuba naraturanye nawe mu biryo ubundi ngiye n'aba musilamu ryaye. ubwo nyine wowe umwisilamu kwipiraho? ndo umwisilamu kwirayidi. mugiye kurya ipiraho? ndo umusilamu kwirayidi indi minsi yose ndo umuporo. ko ufite amadini menshi? nta kibazo. iryo ni idini nyine ry'abavandimwe duturanye. kama iyo uvuye mu rugo imyambarire wambaye uyihitirwamo n'umudamu cyangwa n'uyihitiramo? oya ntabwo umudamu yaragira igihe cyo kumpitiramo imyenda kuko ntabwo ndaba umusaza. kandi aramufasha? nimara kuba umusaza nzarambura amaboko banyenyeze. ariko ubu ngubu ndakiyobora ndacyafite imbaraga. ikindi nakuriye street ibintu bijyanye n'icyangwe ndabisobanukiwe. ntabwo rero umudamu yaba uyu munsi ambwira ngo wambara gutya. cyane cyane ko n'ibyangwe niyambarira ari ibyangwe bya street byo guhostinga urumva ni style nyine z'abasanitu. kereka wenda tugiye nko mu gikwe ntabwo natamo deshire. tugiye mu gikwe no gutamo agasute n'iki n'agakweto k'injwiri urumva n'agapantaro ka sonda tete. agakweto k'injwiri? inkweto y'injwiri agapantaro ka sonda tete ugatutamo n'agasuti. ubwo hari n'iy'amarende? iyo uvuze ngo hari inkweto y'injwiri haba hariho n'iy'amarende? oya ni inkweto ziba zari z'abakoneseri nyine zitwa injwiri. hari inkweto ziba zimeze nk'izifite uruhu runyerera nk'urw'inzoka. tujye zibona zibengerana nizo bita injwiri. noneho mani gira inama abajeni bato urumva bishora mu biyobyabwenge. kwishora mu biyobyabwenge ni inzira mbi ikuganisha muri gihenomu. ariko hari ibiyobyabwenge bihanirwa n'amategeko. harimo marijuana, harimo za mugo, harimo biraboro, harimo umweru n'izindi staff urumva. ibyo bihanirwa n'amategeko. kubinywa ni bibi no kubicuruza ni bibi no gukangurira abantu kubinywa nabyo ubwabyo ni icyaha. hari ibindi biyobyabwenge binywebwa byemewe n'amategeko. harimo inzoga, harimo itabi risanzwe rya intore urumva n'izindi. si byemewe n'amategeko. ariko ku myaka bigira imyaka. yego nyine
none se wowe wajya kunywa itabi uri munsi y'imyaka 20 cyangwa 18 cyane usanga ari n'abantu ba 17 babinywa oya ibyo ni ukuyoba ubwo se wazageza imyaka 40 n'igihe cyacu kitarabaye nk'igisheshe cy'inzoki nyine biba byaranze cyaba cyarazanye nk'urw'amase inama wagira abana bafite tara yo kuririmba cyangwa se yindi yari yose ariko bitinya kwitinyuka ni byiza kubera ko ni imwe mu ntambwe ubuteye ikuganisha mu iterambere ryawe kuko hari igihe usanga hari imipaka wafunze kandi yakabaye ifunguka ariko wowe warabaye inzitizi so kwitinyuka ni byiza bituma feeling for better future ibintu bitatu byiza wagezeho mu mwaka ushize ni ibihe nubatse inzu ndayisakara shyiraho inzugi ubu bari kuyitera igishahuro mo imbere no mu byumba ariko se ndayishyiramo amakaro hari n'amasima ari kubura icya kabiri umwaka ushize nibwo nabanye n'umugore wanjye nubwo twari twarabyaranye mbere yego icya gatatu umwaka ushize nagezeho ni igitaramo nateguye cya TikTok cyabereye muri Car Free Zone yari mu mujyi cyabaye successful cyane nagihurije nk'abahanzi batandukanye bazeho Trap ba Mico n'abandi aba TikToker aba filmmaker aba models aba DJs cyari kimeze neza cyari cyiza wow ni ibintu byiza cyane byo gushimirwa kabisa kubera ko buriya intego y'umuntu mane bari danje abarimo n'ibisitaza byinshi rega byinshi hari n'abifuza ko utabigeraho rega 100% ariko njyewe mbari mu mutwe bo ntago bandi mu mutwe nk'isereri njyewe mbari mu mutwe nk'isereri ubundi kwifata ukanyanga sibyo kwifata ukanyanga ukampa icyumba kimwe mu bwonko bwawe urumva mu mutwe wawe no kwiremereza wenyine icyumba ntishyura nkakibamo free kandi njyewe sha ibyanya narabifunze urumva ibyanya narabifunze utanakandagizamo n'umutwe w'amano ubwo bumva ubundi bikumara iki njyewe nkuba mu mutwe kubera umuzigo man njyewe nkuba mu mutwe urumva umbereye Land Road urumva uranyishyurira ubukode mu mutwe wawe urumva urampa icyumba mu mutwe wawe kiki ndara nkuremereye urumva urangendana urajya kwituma turi kumwe waryama turi kumwe urajya kurongora umugore wawe turi kumwe urumva urajya kuryama tukaba turi kumwe ikintu cyose turi gukora uri mu kazi nkuri mu mutwe urumva uwo mutwaro wawe wiyambuye muri 2025 urumva mwavanye abantu mu byumba biri mwashyize mu mitwe yanyu kama rero iyo ubabaye ubabajwe n'iki njyewe mbabazwa n'umuntu ushobora kunyangiriza amahirwe kubera ko ntago nyangiza amahirwe y'umuntu kuba wenda mfite nk'ahantu ngiye kwishakira nk'isoko ukaza ukaryangiza ugatangira kumbeshyera ibintu bitari byo ugatangira kuvuga uriya no mu mwaro umugi abantu benshi banyita umwaro umugi akose urarunywa wapi ngiye nkwisigara ngo n'inzoga nta rumogi ngo njye narabwiye bazaze tugende dutange inkari abantu babivuga iki rero ubundi mu Kinyarwanda bavuga ngo wishe ababi amazi abeza buri muntu wese aba yiyizi aba azina faiblesse yiwe njyewe urumogi sindushoboye nta nubwo uruzi ndaruzi ariko sindushoboye ntago ari ibintu byawe kuko maze imyaka igera mu myaka 10 na test inzuru urumogi bitewe n'ikigare ariko iyo nasomaga ku rumogi ho gatoya nta kintu na kimwe nakoraga ku isi kandi ngo rutera imbaraga mane ko njya numva reka ni ukuvuga ngo niba nambaye inkweto yanduye nabonaga ari inkweto nziza kubera swingi urimo niba yaracitse urumva nkabona ko ebana itacitse nyari nishyashya ariko yavuye mu ibari meze cyangwa se ariko yavuye mu ruganda imeze ikindi rwatumye ngira nuze nandura urwaye bwa hypertension urumva umuvuduko w'amaraso hage niyo pressure nagize pressure kubera weed wekoresha imyaka ingana gutugwa nari nikoresheje se n'igihe kinini nk'amezi nk'abiri njya kwa muganga barambwira se ujye unywa urumogi ndababwira ati ntago ndumwa cyane ko ntago njya kurugura urumva ndumwa mu Kigali baragusomya tu baransomya none wumva ko nari narubi abakoboyi bose banshomeshaga mu cyo gihe bose barabafunze ariko uri hanze sibyo so ni icyo kintu cyatumye ashije imyaka myinshi cyane nakazi cyane cyangwa 10 ndavuga ati ibintu ntago ari ibyanjye nzagoma ku nkurubindi nyitimo urumva ningera amahirwe nkabona amafaranga hari inkurubindi n'iki ubwo ko batabizi inkurubindi ni inzoga yose y'ifuro nkiriya wanywaga ariko warayiretse ntago wayinywaga n'amazi ayinywaga no mu kanya nayinywaga no ko we na kuri kamera iriya bayita batsingiri ubwiyagaza amafaranga y'Imana ko mbona sa nihenze watsingiri hano kaba kagura nka 2,500 agapeti naho inine nyine ubwo ngo biri muri cya kine cyangwa 5
nese man ikiza cy'inzoga ubona rikiye kweri inzoga ziguza n'abantu baguha akazi nico kiza gusa ariko abarokore ntabwo batanga akazi asubiramo ko kantu uvuze inzoga ziguhuza n'abantu baguha akazi abarokore ntabwo bajya bahana akazi umurokore afite akazi agakora wenyine urumva ariko abantu banywa inzoga bahana akazi nibyo byiza ibyo bintu ndabikubwira nk'umuntu ubizi tugenda tugana ku musozo rero Kamaro wakoze ku binyamakuru byinshi bitandukanye kubera utakoze icyawe naragikoze nari mfite ikinyamakuru cyitwa Romalex cyari ikinyamakuru gifite auditorial line ya Picture Talks ifoto ivuga niyo twashyiragaho ifoto ikavuga ifoto ivuga niyo twashyiragaho Picture Talks urumva niyo ari editorial line yacu nagize icyo bita umuhanzi.com njyewe na Yakubura bavuna ingoma Alex nta muntu utazi bwana wo muri showbiz ya mbere bose izo website izo mbe barazizi hari Romalex hari Kigali Hit urumva hari Yego hari Hello the Star urumva nibyo binyamakuru byo byari online media z'amafoto zirenze hano za barazi mu mwaka wa ryari ubwo kuva 2011 nizo zari zirenze Yego top Kigali Hello Star yari ya Exidira nguyu bavuye the benefit noneho yo bita Alex yari yanje na ngoma Alex ariko ugereranyije n'ukuntu uzi Exidira koko ubona yari byira telefone nta muntu utiba ariko ntago ntekereza ko yakiba telefone muri bura buryo ndagira ngo unsobanurire bano bahanzi babiri barapa kimwe nabasizi niko nabyita umuntu bita Bulldog na Riderman ushobora kubatandukanya ute nabatandukanya muri ubu buryo Bulldog ni umurapa ni umuraperi Bulldog ni umuraperi w'amateka ni umuraperi urapa muri history ukoresha history cyane ndetse uwo mwihariko wenda kuwuhuriraho nanuze na diplomate noneho Riderman we ni umuraperi ni umusizi ariko ni umusizi ni umusizi Riderman ni umusizi mu myandikire y'abari abagabo bombi ninde gukomoka avuga ati uyu mujama ararenze buri umwe wese yandika mu buryo bwe kandi burimo discipline n'ubuhanga hanyuma Bulldog we aho atandukanye na Riderman ho gatoya nuko Bulldog we yandika old school urumva na new school akayandika kandi akayandika nka new generation noneho Riderman urumva nawe akaba afite ubundi buhanga bwiwe bwo kuba ari umusizi ushobora kuba yakora iyo rap yo nko muri trap urumva cyangwa se muri drill urumva ku buryo yumvikana neza n'ubundi ku buryo iyo nganzo yumvikana neza n'ubundi bose ni abahanga cyane uyu mupira wambaye uyu mupira n'uwambaye wanditseho icyumba cya rap cyagomba kuba ku itariki 27 ariko habonekamo ibibazo biri tekinike bituma ino event itaba yari yitezwe n'abantu benshi ariko izaba ku itariki 10 hano muri Kigali mu gihe kuri 27 yagombaga kubera muri Canal Olympia ubu ngubu kuri itariki 10 ejo bundi next Friday tuzahurira ahantu bita muri kanti cya rap cyo kwiyumvira za hip hop za kera twumve n'iz'uyu munsi zaba Kevin twumve n'izaba ngaba batoya new generation kwinjira nangahe man kuva ku 2007 kuzamuka ndumva ari na 15 15 20 ya bintu nk'ibyo shimira abantu dusoza mwese mudukurikiye ahangaha kuri Ineza Live TV nababwira ngo mwakoze cyane kudukurikira ni TV imeze neza cyane zageza inkuru za entertainment kandi nziza exclusive interviews zitandukanye aba influencers batandukanye muzababona hano mukoreshe like ndetse na comment mutwandikire kugira ngo bajye basoma n'ibitekerezo byanyu barebe who is next ese dukeneye iki muzahura n'impano nyinshi hano thank you guys happy new year turi kumwe guys mwakoze cyane kubana natwe Imana ikomeze bamugisha kandi Imana ikomeze bishimire amahoro mu mutima amafaranga mu ikofi ibigano byacu nakagaruka Kamaro turagushimiye kubana natwe n'ubutano tukenera tuzakubona ndahari Imana igumugisha amen thank you brother Bombo Clat